Ndagusuhuje yemwe nguhaye nikaze ukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi turi Rwanda agiye tugana ku makuru atandukanye avuga myidagaduro wacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda tunasengura inkuru zicaracara n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga yaba izivuga mu myidagaduro ndetse n'izivuga mu kutuntu n'utundi tuziganiraho by'umwihariko tugatanga n'umwanya gutanga ibitekerezo bwite byanyu namwe by'umwihariko binyuze muri comment section hasi gatoya ndetse mukaba mwanaduha n'ibitekerezo kuri nimero ya telefone 088 25 76 55 iyi nimero wayicaho ukaduha ibitekerezo wabifuza no kutugezaho inkuru tugezaho rwose turakwakirana yombi kandi tukwakire ibintu byose ari munange. Jewe nitwa Romeo Janvier tujye kuganira ku bintu bimwe na bimwe udushya twabireye mu bukwe bwa Aline Munezero ariko mutigeze mubasha kubonesha amaso yanjye. Gusa mbere yuko njya kudushya ni munyemerere mbanze mbabwire imitomo itatu bwiza witwa Aline Munezero yateye ikibasumba umugabo we ubahiga uruta bose intwara abona mu maso ye, umurinzi mukuru kuruta abandi, umugabo ushikamye abona uhagaze imbere ye, uwo na wundi ni Lionel Sentore by'umwihariko wamaze kwidekarara nk'umugabo wa Aline Munezero ndetse na Aline Munezero akidekarara nk'umugore wa Lionel Sentore. Uyu munsi akaba yinjiye mu muryango wa Sentore. Nibyo navugaga ejo bundi ati ushobora gusanga ari kwitwa Sentore Aline Munezero by'umwihariko afashe n'izina ry'umugabo muri rusange. Yafashe ifoto ya mbere yapostinze ku munsi w'ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Ifoto yafashe ari kumwe n'abasaza be bagiye kumutanga bagiye kumushyira Lionel Sentore, ndetse iyo foto navuga ko ari ifoto isobanuye ibintu byinshi. Iyo umukobwa ari mu maboko y'abasaza be babiri agenda areba imbere nta gukebuka areba havuye, kandi abayizeye neza ko abasize abakunze ariko asanze uwo akunda cyane kuruta abo basaza be asize aho ngaho. Ibi nibyo bituma inzira afata yarebye imbere, amaso ye ariko yarebesha aho umukunzi we ari cyangwa se umugabo we ari, bituma abenshi bamwe na bamwe barizwa nuko basize iwabo ari amarira ataraya gahinda cyane ariko yibuka memories afite mu rugo, ukabona rase n'ibyo bitandukanye nena agatumbira kureba n'umuntu akavuga ati uje niwe ugiye kuba ubuzima bwanjye bwose. Iyo foto rero yashyize hanze ari mu maboko ya basaza be, yanditse mu rurimi rw'icyongereza agira ati thank you Lord for the blessing you have bestowed on my life. You have provided me with more than I could ever have imagined. You have surrounded me with people who always look out for me. You have given me family and friends who blesses me every day with kind words and actions. Ngenekereje mu Kinyarwanda yaravuze ati urakoze mwami kubw'imigisha wampaye mu buzima bwanjye, wampaye ibyo natekerezaga, wanyikije abantu bahora bandebera, wampaye umuryango n'inshuti, wampaye umugisha buri munsi, wampaye umuryango n'inshuti bimpa cyangwa bampa umugisha buri munsi n'amagambo meza ndetse n'ibikorwa. Ayo n'amagambo Aline Munezero uzwi nka Bijou we yapostinze kuri Instagram ye, ndetse anayapostinga ayo magambo agaragaza cyangwa se agaragaza yerekana ko yishimiye aho Imana yamuvanye naho imugeze, ndetse nishimira nabo Imana yamuhaye kugeza uyu munsi naho bamugejeje. Poste ya kabiri yapostinze ni y'amafoto menshi agera kuri 5. Ni amafoto navuga ngo yo noneho y'inzibutso zidasibangana mu mutima we. Ifoto ya mbere afashe mu matama y'umugabo we,
fata mu bwanwa uvuga ati rukundo rwanjye niwe nari ntegereje, ubukumi bwanjye bwose nabumaze ngusengera, none tugiye kubana ngewe rubavu rwawe wakuvuyemo. Ifoto ya kabiri ni ifoto bamatanye basomanye umunwa ku wundi. Iya gatatu ni ifoto bari kumwe bafite indabyo mu ntoki. Iya kane ni ifoto Lionel ndetse na Munezero bahoberanye. Iya gatatu ni ifoto Munezero afashe mu bwanwa bwa Lionel avuga ati uyu muconza guconza uyu munsi yaguconze bijyanye n'amarangamutima yanjye, ndumva naburya. Iyo post yo yanditseho amagambo akomeye cyane 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 cyane, ariko nongereho ngo cyane. Ni amagambo yanditse agira ati Lionel Sentore, you walked your charm. The first time we met, your face is something I could never forget. I'm so glad that you finally love me too. Without you, I would find myself so blue. I love you, my dearest, and I always will. My baby, you are the very reason I live. You give me comfort. You give me love. Your heart is so pure, so pure like a dove. Ngenekereje mu Kinyarwanda yagize ati Sentore Lionel, wakoze igikundiro cyawe. Ubwa mbere duhura, mu maso hawe cyangwa se ishusho yawe ni ikintu nashobora kwibagirwa. Ndishimye cyane ko amaherezo nawe unkunda, cyangwa se ndishimye cyane ko nyuma na nyuma nawe unkunda. Utari kumwe nanjye cyangwa se ntagufite mba nibona ndi nk'ubururu busa. Ndagukunda cyane kandi nzahora mbikora. Nzahora ngukunda igihungu. Uri impamvu nyine mbaho. Umihumure, umurukundo, umutima wawe urasukuye, umutima wawe urakeye, wera nk'inuma. Mbega amagambo, aya magambo ashobora guhita atuma ushinga urugo ukiri umwana, nka bimwe Riderman yagendaga aririmba muri ya ndirimbo ati utuma ndwara, utuma numva nabyara, ati utuma numva nashinga urugo nkiri umwana. So hagati aho ngaho, nkiri aho ngaho, reka gato nishire mu bintu navuga ngo bigera muri 10 bijya udushya twabereye mu bukwe bwa Aline Munezero ndetse na Lionel Sentore abantu benshi batigeze bapfa kwitaho. Agashya ka mbere muri ubu bukwe ni urwenya rwari muri ubu bukwe kuruta ibindi byose. Ubwo ni imvugo urwenya, urahita wumva urwabamenya, urahita wumva urwa Mujomba, urahita wumva urwa Samusure, urahita wumva urwano batandukanye basine yaste barimo hariya, ariko benshi b'abanyarwenya. Mu bukwe bwa Biju ndetse n'abanyarwenya byari bimeze gutya. Gahunda y'umujyi wa Kigali ni green, hano hose kuba bari green, ariko noneho ku basore ni cyangwe. Kigali cyangwe. Noneho Kigali green, Kigali cyangwe, abameya bose mugomba kuba mwambaye imyenda iri size. Munyamwibona no ku mukuru wacu nyine wundi duhagararira we abafite imyenda iri size, dukote tumere neza cyane. Umumeya uzongera kwambara ikote bijabiriye bimeze gute nkonza mukura mu bameya bandi. Ubu ngubu uzongera kwambara ikote bijabiriye bimeze gute nkonza mukura mu bameya bandi. Ubu ngubu meya tugomba kwa turi size sirimezire. Uyu munsi narongoje Biju. Visi meya ariko yango visi meya no muri Kongo. Reba ibiromba afite, uziko dushaka kwenda twagiye ngo twariwe umusoro wa leta sikora umaze kweba ibiromba ufite.
oya ibihangane gusa uyu munsi wari basobanura nakongera kuzana abayobozi ibiromba afite uzi ko dushobora kugenda twagiye kugira ngo twariwe umusoro wa leta zikora umaze kuba ibiromba ufite oya ibihangane gusa uyu munsi wari basobanura nakongera kuzana abayobozi bajabiri nukuza abayobozi baze no kwambara erega buriya nuko mutabizi kugira ubwenge bituruka no mu myambarire nubona umuntu wambaye ibintu bishabiri yimeye ko no mu bwenge bwashabiri kandi muribuka ko ikiranga u Rwanda muri Afrika ari isuku n'abarutuye tugomba kugira isuku butubereye igitangaza urabona ko bari bavuye mu rugo batariye bavuga bati turarya mu bukwe bwa tugeze gukoza pome ku rusenda barakoza pome ku rusenda tugaburiye imigati gusa imigati ibyatsi byari byinshi nyama zivanze na capati n'ibinyomoro ibyatsi byari byinshi kurusha hari hatatse indabo zirenze abayemusi bajya bagaburira abayemusi ntago turya turafungura abayemusi rwose b'ubukwe njya mbakunda cyane ariko hano hari umusi wadutunguye ntabwo ari bumwishyura ariko isani ya mbere rangiye ariyitegereje aha ngaha n'insenda ukaza mu musosi y'amarabu emusi yahoze atubwira ngo ntabwo emusi bajya ushatse bakuze izindi uri mu bikikoko abayemusi b'iki gihe n'icyitegererezo mbere ukuri kurya iya mbere wayimaze ngo bije umwe yaramufitiye ngo ideni we yamara ikuramo buriya madeni niho maze yavuye ko zashize ejo bakikubikiye ubu ntagufitiye ideni kugeza kumuhombereza mu birori ugarurizamo karanye njya kugura agatapi ngo ijoro yanumye mu mujyi agatapi ko gushyira kuri matora agasimira ikwire none yarize azakambuka nibura ako ni akambere karanze ubu bukwe ibyo mwarabibonye byo aka kabiri amakanzu abakobwa bari bambaye amakanzu meza kandi cyane ariko ni amakanzu yagaragazaga ibibero guys basaga neza abakobwa bari bambariye biju mu makanzu yabo maremare meza afite paswa zigera hejuru zigaragaza igisusu cy'umwana w'umunyarwandakazi ariya udafite igisusu kishotorana biragoye ko irakanzu wajijyamo ngo igufitingemo. Hari aho bari mu rusengero bagezeho barasirimba barabyina mu buryo bukomeye cyane. Mu nyuma nibwo umwe muri bo wabonaga yajenwe n'ikanzu kuko yari imufashe kandi ari ndende ariko pasura isa nkaho ari ngufi isatira nyine myanya y'ibanga cyangwa yihariye. Wasangaga ari kubyina rimwe kabiri gatatu gahita zamura ikanzu rimwe kabiri gatatu zamura ikanzu mbere nk'ibyo ngibyo navuga ngo bitigeze bituma aba comfort mwaho ngaho. Gusa yari amakanzu meza kandi akoze neza agaragaza ubusirimu by the way n'abakobwa beza kandi umwiza yambara ibyiza kandi wambaye byiza asa neza. Icya kabiri kimwe mu dushya twabaye muri ubu bukwe ndobukwe bwarimo abastari benshi. Ubu bukwe bwarimo Intore Masamba, bwarimo Arene Munezero, bwarimo Jules Sentore, bwarimo Senor Lionel, bwarimo Ruti Joel, bwarimo DJ Pius, bwarimo Bamenya, bwarimo Mujomba, bwarimo Nyampinga wo muri filime y'Abamenya, bwarimo Samusure nka MC w'ubukwe, bwarimo n'umukobwa ukina mu mpanga Tracy gutyo umustari witwa umustari ukomeye hano mu Rwanda muri buri field usibye umupira w'amaguru barimo hariya. Bwari bukuru n'undi bw'icyamamare bugomba kwitabirwa n'undi n'ibindi byamamare muri rusange. Nta gishya nta gitunguranye kuba ubukwe bwa Bijou bwari burimo ibyamamare kuko nawe ni ikindi cyamamare mu icyo kintu mukibuke ndetse murakizirikane. Agandi gashya cyane se kindi kintu kidasanzwe cyarimo ahangaha nuko Senor Lionel muri dote yarimbiye umukunzi we. Of course byari ngombwa ibyo byuzeka mbikure mu dushya sagasha byari itegeko. Akandi gashya katunguye abantu benshi no kuntu Ruti Joel yaje mu muryango w'umukobwa kandi ari mu muryango kwa Sentore. Ruti Joel niyo basohoye umukobwa mu nzu ndetse anamusohora muririmbira.
byatangaje abantu bamwe na bamwe, ariko abandi babona ko ari intangiriro yo kunga umuryango, intangiriro yo gukora umuryango uhamye kandi wuzuzanya. Bikaba rimwe mu byatumye Ruti Joel agaragara mu muryango cyangwa se mu banyamuryango bo kwa Aline Munezero, kandi yagakwiye kuba yicaye mu ntebe ze z'icyubahiro zo mu muryango wo kwa Sentore, cyangwa se akaba anambariye n'umundi na Sentore muri rusange. Ikindi nakubwira nk'agashya nuko umugeni yari yambaye agatimba ndetse yambaye n'akamufuka ku maso kandi ari umubyeyi. Narumvishe ngo ngende kuri comments zanyu ko umuntu wabyaye yambara agatimba ariko ntashireho ka kantu ko gupfuka mu maso, akarebesha inyuma n'ibindi bitandukanye. Hari n'uwo nigeze mbona avuga ko umuntu wabyaye ngo yakoze uko ngatambara ikanzu y'umweru ngo yambare ya beige, sinzi ubwo nabyo mwaza kudusobanurira. Gusa kuba yarapfutse amaso ni skandale. Nabonye abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo, bamwe ati byari ibya kera byaracitse, abandi bati umuntu akora ibijyanye n'uburenganzira bege, abandi bati kireka iyo yakoze divorce nibwo abatemere kuba yakwambara akamupfuka mu maso. Ariko buriya hari impamvu runaka yabayemo, gusa nacyo ni kimwe mu byagaragaye nk'udushya mu byaranze ubu bukwe muri rusange. Ikindi kintu cyavuzweho n'abantu ariko ntibagitendaho cyane nuko mu gusaba no gukwa mama wa Bijou ati atari yateze urugori kandi ari umubyeyi. Amwe ati bunatega gutegura urugori n'ubushake bw'umuntu, abandi ati mu muco wa Kinyarwanda mu bukwe bwa Kinyarwanda ni nk'itegeko kugira ngo mama w'umukobwa aze kwakira impano, aze kwakira umusore yateze urugori. Ubwo nabyo ni comment yanyu yindi nayo igomba kuzaho muri rusange. Ikindi cyabaye mwahangaha gisa nk'agashya mu gihe Intore Masamba yakwicaye nk'umubyeyi mukuru wo gutanga Sentore Lionel, ahubwo yakoze agashya aba umusaza ujya gusaba umugeni amusabira umusore we Sentore Lionel. Ikindi cyabayemo ahangaha muri ubu bukwe nuko Ruti Joel yakoze agashya gakomeye cyane ko kwambara ikote n'igitambaro mu mutwe. Yambaye costume atega igitambaro mu mutwe. Nakana vuga ngo abantu babonye bakavuga ati cyakoza byo uyu muntu aratwemeje magingo ya ndetse ibindi bigiye bitandukanye byari mwahangaha. Navuga ngo abantu bamwe bashimye abandi ntibabishime, dore ko abantu batabona ibintu rimwe. Hari abanenze imyitwarire ya Bijou, hari n'abashimye imyitwarire ya Bijou. Uburyo bwa mbere hari ibitekerezo nabonye bivuga ngo Bijou ntago yari ameze nk'umugeni, ntago donc nyine mu myifatire yari yasamaye cyane, yari yashamadutse cyane, ibindi bigiye bitandukanye. Wagira ngo si ubwa mbere, ati ikintu burya utamenyereye nicyo uko cyaba kimeze kose kigomba kugutungura, ukagaragaza station yuko nyine icyo kintu utakimenyereyemo, atari ko yabonaga ari ibintu bisanzwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ariko icyo kintu hari abantu benshi bagishimiye Bijou, nanjye ndimo, byo kuba atarigeze abasha guhisha amarangamutima ye ngo yifunge. Bijou ni Bijou, Aline na Aline uriya, nubona uriya Aline ni uzakunda, nawe Lionel yakunze Aline uriya, udafite situation ngo ihagarike ubuzima bwe, udafite situation ngo ibangamire ubuzima bwe, na Aline uriya n'ubundi. So nibyo ngibyo byabaye mwaho ngaho, ubwo nanjye ndanigendeye. Utwo dushya twagiye tuba muri ubwo bukwe n'ubundi bwa Aline Munezero, gusa ibyinshi muri byo n'ubundi nibyo mwagiye mubonesha amaso yanyu, ariko ntago yundi umuntu yasoza adakizo agakeregeshwa. Gusa twifurize urugo ruhire Aline Munezero uzwi nka Bijou, twifurize urugo ruhire Lionel Sentore, twifurize urugo ruhire bose nk'umuryango babaye umuntu umwe, bazabyare hungu na kobwa, kandi ntihagire icyo nakwita ntihagire ikizatokoza urukundo rwabo, ndetse n'inatokorwa gatoya bazarutokore bakavane mu bikomereze urukundo rwabo. Ntihagire ikibazo kizabamo, bazagikemure bombi kandi ntawe ubangamiye undi, kandi gikemurwe n'urukundo. Bazabarirane kubera urukundo, bazagirana imbabazi kubera ko bakundana, ariko ntibazakundane kubera impuhwe cyangwa se ngo babarirane. Lionel ntazakunde Bijou kugira ngo atazamubabaza, ahubwo Lionel ntazabaze Bijou kubera ko amukunda. Bijou ntazakunde Lionel ngo atazamubabaza, ahubwo Bijou
ntazababaze Lionel kubera yuko amukunda. Njye ni Romeo Janvier turi ku Karubanda TV, bye muhabwe umugisha.